nifashishije ibindi ahubwo wajya ugura voka zimbisi ukajya ugenda zihuramo mbese ugenda kuzuba upakiye oya aho ngaho ntabwo byashoboka yari joke ni joke ndabyumva nawe hari ibintu nyine bitwarika bibikika neza kandi byoroshye kubikoresha nubwo urumva kuri gaze amazi ushyiraho n'umunota n'igice amazi aba amaze kubira ugasonga ubugari imboga aho hafi zihari inyanya ugateramo intoryi ibitunguru ukamenamo ubunyobwa ukarya ubugari bumeze neza cyane iyo wagize amahirwe ukagera muri karitsiye irimo umuntu ufite n'inzu y'ibishyimbo ugafitamo ibishyimbo ugateka biba bisa ibyo ni ibijyanye n'ibintu no kubiribwa nyine ariko icyongera imbaraga cyane ni izi mbuto hanyuma nkoresha amazi byankunda gushyira mu bintu by'amasukari cyane hanyuma bambajije ku bijyanye no kuryama urabona tuno tumatera bakoreraho yoga kaziritse ku gikapu buriya hariya niko wifashisha mu kuryama n'amashuka abiri n'uburingiti mfite na cya gitambaro bakunze kucyita ngo ni masaje ibitambaro bya masaje nakiguze muri Tanzania ahitwa Moroko icyo gihe nyine nari nanjye nkitwarwa no kujya hanze cyane kujya kureba ibindi bihugu gusura ibindi bihugu icyo gihe naragera muri Zimbabwe aho ngereye muri Zimbabwe rero wambajije icyo kibazo kingarura ku ivuko mwambajije bati hano mu Rwanda ahubwo uhise ugaruka ku kintu nashakaga kubaza ngiye kukubaza ibindi bibazo nka bitatu birangiza kugira ngo two gufata umwanya munini tukaba twanarambirana tuzagaruka nimba abantu bazaba bagize ibyo bakenera kukubaza muri komenti twongera tubivugaho tugira ibyo tubasubiza ntabwo aka kanya twakabura ngo tukumenye wese utubwire history kuri runo rugendo ugira ariko ngiye kukubaza ikibazo ugerageze kunsubiza wihuse ikibazo cya mbere kirabaza wumva nitembera u Rwanda gusa cyangwa uzageraho ujye twerekana ahandi hanze y'u Rwanda tubwire ibyaho naho tubimenye mu magambo makeya mbere gahunda yari yo gutembera Afurika nari nayitangiye mpereye mu Afurika muri Afurika y'epfo nyine hapana Afurika y'epfo nk'igihugu ya Afurika y'amajyepfo maze kubazwa icyo kibazo rero cya House Rwanda mbuze igisubizo ndavuga nisubira iwacu ndagaruka ndaza ntangira nyine gutembera u Rwanda ubu gahunda nitembera u Rwanda nari nzi ko izarangira nkongera ngasubira muri Afurika ariko uko ndi kuyibona nkurikije ibyiza by'u Rwanda ko ntabwo navuga ngo biravuka hoya ahubwo uko ngenda ndushaho kubibona kumenya aho biherereye bigenda kuri nge bigenda biza ari bishyashya birahari n'ubundi ariko bigenda biba bishyashya ni ukuvuga ngo ndiho ndareba nkabona n'u Rwanda kuzarurangiza bishobora kuzangora ariko ngize amahirwe u Rwanda nkarurangiza ni ukuvuga ngo mu mahirwe harimo no kubona abaterankunga harimo no ko abanyarwanda babyumva bakabyakira bakamfasha kuko hari nk'igihe hari nk'ahantu nk'umwanya munini nk'isaha yose ndi gusobanura cyane cyane nko mu bayobozi ukagwa kuri igitifu rwose akanga kumva akanagushyiraho n'abakurinda ati uyu muntu mumenye kuko akenshi usanga hari nk'umuyobozi afite ibyo yishinja muri we atatunganyije neza avuga ati wabona arimo maneko aje kuneka ejo mu gitondo ukabona baranamikanye ntabwo ni maneko kwango n'ababireba bimenye usanga rero hari umwanya wo kumusobanurira ikiri kugeza aho ngaho nigize amahirwe nabyo rero nabyo biri mu nkunga kubyumva bikihuta gatembera u Rwanda nyine bikihuta nkabona abaterankunga bikamfasha kuko hari n'igihe ninda nyine ndi gushaka amafaranga yo gukomeza ahandi bikamfasha nkihuta u Rwanda nkarurangiza ntekereza yuko rurangije nkiri muzima ngihumeka ngifite imbaraga nakongera ngakomeza kuzenguruka Afurika impamvu rero yo kuzenguruka Afurika yo iyo urebye mu mateka ya Che Guevara uriya munya-Argentine waje kuba umunyakiba ni umurevolutionneri ukomeye cyane nakurikiye amateka ye numva yuko yageze mu barevolutionneri yari afite gahunda yo kuzenguruka Amerika y'Epfo yose kuri moto we gahunda ye uzayakurikira ayo mateka cyangwa ribayazi iyo kuzenguruka kuri moto rero numva nanjye nasiga
izina nk'iryo ngiryo mu mateka y'isi. Kuko amateka y'isi kuyajyamo hari uburyo buri bwo kuyajyamo. Hari gukora ikintu gitangaje ukajyamo, hari no gukora ikintu kibi ukajyamo. Rero nifuza kujyamo nakoze ikintu gitangaje. Ubu ndahamya yuko buri wese uzabona iyi video, buri wese ubizi amaze kubona yuko uko bimeze kose amateka y'u Rwanda amaze kugeramo. Kuko narabyiyemeje nzabikora kugeza igihe nzabirangiriza. Umuntu wese kumva rwose hari ibintu byinshi akeneye, ntabwo yavuze ko atari amafaranga gusa, hari ukumubwira ati hey hano ni heza, ukaba wamuha nk'ifoto ku mbuga nkoranyambaga ze, ngwino uzaze, iyo n'indi nkunga kuko ntabwo ahantu hose ahazi. Ni nacyo nsaba abanyarwanda cyane, umuntu uzi wenda ko iwabo ari heza, umuntu ashobora kuhagera agatembera akamererwa neza, abwira ati ngwino uhereka abakunzi bawe, uhereka abanyarwanda. Mfite abantu benshi bamurikira ku mbuga nka TikTok na hehe hose, TikTok iri mu bantu bagira amarayiki menshi, amatuzi menshi, ukahamagara ukambwira uti ngwino nicyo kikwereka ko abantu bakunda ubwiza, bakunda ibintu byiza bwo hanze aha buri natirere, imisozi, amashyamba. Ni nako n'abantu nicyo twavugaga bazagenda bamenya u Rwanda. Abantu hari ikintu gikomeye cyane nza gusorezaho, nza gusaba ko ugira ikintu ubwiraho abantu, ariko reka dusimbukire ku kivuga ngo ese mu bintu twakomeje kuvuga by'inkunga n'iki, umuntu yakubaza ikibazo mu bintu ukora nyine werekana ibyo ukora mu mavideo, niyo mpamvu nakumenye. Ndagira ngo mubaze ni ibihe bikoresho ufite wifashisha mu ngendo zawe, apana bya bindi biri mu gikapu twavuze, mu buryo kutugezaho ayo mashusho, ni ibiki se ukeneye udafite, ibintu nyine kugira ngo n'ukumva nabwo ubivuge mu magambo make, kugira ngo n'ukumva amenye ngo situwasiyo zimeze gute. Hari amashusho ya mbere agaragara, iyo uyareba mu ngero zanjye za mbere na mbere gitangira, ubona amashusho adasa neza. Icyo gihe nakoreshaga telefone nari mfite yanjye isanzwe, telefone za smart zisanzwe. Nibyo nakubwiraga nyine, nashimiye abantu, ngashimiramo ngashimiye Imana. Nshimiye Imana yarabirebye arabikora, usanga tuziranye ariko atari bya bindi bihambaye, arabikunda. Arambwira ati ni iki nagukorera kugira ngo amashusho yawe amere neza mu bushobozi bwanjye, uranzi mu bushobozi bwanjye n'icyo nagukorera. Byanteye inkunga ishimishije cyane, byashakiye telefone ifite ubushobozi wenda buri hejuru y'iyo nari mfite. Ni ukuvuga ngo mu bikoresho rero nifuza byafasha kugaragaza neza u Rwanda, kuko n'ubundi niyo telefone nubwo igaragaza ariya mashusho byabona ukuntu ameze, ariko ntabwo profesiyo yayo ntabwo ari ugukamera. Kugaragaza rero hari ahantu ngera rwose nkahareba, nkahafilima, nkanavuga ko ari heza, ariko nanjye nazahindukira inyuma nareba muri video nkabona bwa bwiza njye nabonye n'amaso, ntabwo ariko uri muri video. Ni ukuvuga ngo umuntu amfashije rero mu nkunga abonamo kamera nziza, zirahari nziza, kamera nziza cyane ziri professionnel, zikora ku kazi nyine. Ushobora no kuzuminga umusozi uri kuruka wegeza hafi. Ubwo umuntu nyine wagira icyo gitekerezo yamenya n'ibindi bikenerwa, kuko icyitwa kamera hari n'ibigendana nacyo. Hari ugiye ukenera tripod yo guterekaho ugafata, ujya ubibona ko amafoto yanjye menshi yaba anyeganyega, hari n'abantu bambwira batari kuko unyeganyega, rimwe na rimwe nimba nanananiwe kubera fone, kubera ko nkoresha telefone. Ariko ubwo ubyumva watera inkunga, habamo za lenzi kugira ngo ube wakurura ahantu utari kubasha kureba ni twinshi, ariko ubwo ubyumva urumva ni igikoresho cyo kugira ngo abantu babone u Rwanda mu ishusho yarwo neza, ni kamera nziza imeze neza. Hanyuma ikindi wambajije nyine ibikoresho ngendana nkoresha nyine muri biriya, niyo ngiyo kamera. Ikindi ni ubushobozi nabwo bugenda bungora ubushobozi bwo kubishyira ku mbuga nkoranyambaga, bisaba connection yo buri gihe ihoraho, no gusubiza nyine abantu baba banyandikira bamvugisha bagira bate banandangira n'ahandi nk'aho ngaho, no kubishyiraho bisaba amafaranga, bisaba amafaranga menshi. Ni ukuvuga ngo noneho nanone n'ibikoresho nkoresha, ni ukuvuga ngo ya telefone nyine nkoresha, mfite na iPad nkoresha, ariko nabyo biracyari nyine hasi.
ni ukuvuga ngo ubushobozi bwabyo ujyanye n'aho ikoranabuhanga rigeze uyu munsi wa none aha byo biracyari hasi, usanga bifite kapasite ntoya, bifite ubushobozi bukeya bwo kuba byakwihutisha ku buryo nshobora kubona ikintu nkahita ngishyiraho ako kanya. Iyo mbonye ikintu bisaba ko ntegereza nijoro kugira ngo ze kubasha kugishyiraho, ugasanga buri gihe niba wenda uyu munsi ndahangaha amashusho azagera ku bantu ejo, kandi hari uburyo bushobora kuba umuntu yahita yageza ku bantu ako kanya abantu bakayabona. Ni ukuvuga ngo nyine ubwo bushobozi bw'ibikoresho byo gufata amashusho n'ibikoresho by'inzu. Hanyuma ikindi kibazo mfite ikibazo cy'ihema, ihema ryo kuraramo. Ihema mfite ni rinini cyane, ni rinini cyane, riri mu byongera ibiro mfite. Nagiye gushaka ihema mbona ihema igihumbi 56 muri demiri hariya mu mujyi, byahoze cyitwa demiri, nabonye yanditseho demiri. Ihema rigura 56 gutyo, 56 rijyamo abantu 6, ni ihema ry'abantu 6, kandi hari amahema yandi y'abantu 3-2 matoya. Ni ukuvuga ngo iryo hema rero naryo rinyongerera umuzigo. Ubwo rero wenda n'uwaba arifite wenda arigurisha, hari ukuntu umuntu aba afite ikintu atagikoresha cyangwa se akaba azi naho riri no kundangira, cyangwa se akaba n'umuterankunga akavuga ati ngiye kugura iryo hema rikagabanya umuzigo. Kuko iyo witegereje muri video zanjye akenshi iyo ndi kuvuga nkahindukira ubona uyu munsi ureze igikapu, ni ukuvuga ngo igikapu kiba cyamaze gutsindagira. Uko ngenda amasaha niko ibiro by'igikapu bigenda byiyongera. Ntabwo mpaguruka ari bya bindi nyine nakugereranyije nka 30 ushaka kuzagipima nitonze kugira ngo utanzajya kugira imibare yuzuye, ariko mpaguruka ari bya bindi nagereranyije 30 nyine ngifite imbaraga, ariko uko amasaha y'icuma bigezaho hari n'igihe bigeraho bikagera mu ijana. Mbere hari igihe nigeze kugenda nananirwa natekereza navuga nti ngiye kugisiga, ariko nayo navuga nti nigisiga se ni nko gusiga ibikoresho, ni nko gusiga imodoka, ni nko gusiga ibintu. Navuga nti oya, ndaruhuka nongera ndagitwara. Ni ukuvuga ngo rero mbonye ibikoresho nyine bigenda, hari n'ibindi bikoresho mu buzima bikenerwa nk'ubu ngenda n'amasafuriya asanzwe. Ariko hari utuntu njya ndeba kuri interineti njya mbona abandi ba mukerarugendo bo mu Buraya baba bafite utuntu dukoze muri aluminium tworohereye twihuta. Na gaze ngiye nkoresha ni gaze yacu isanzwe. Iyi gaze yacu isanzwe rero iraremera cyane, nayo iraremera, kuba iri mu ntuze no muri rya cupa ryayo ry'icyuma naryo ubwaryo riraremereye, n'iki usanga biba bigoye. Ni ukuvuga ngo nkeneye nyine ibikoresho byorohereye. Yumva ugerageza gusubiza hari ikibazo waba wambajije. Noneho reka nze nkubaze ikibazo cyane. Ni ikibazo nacyo usubiza mu magambo makeya. Hari ukuntu abantu benshi wenda tuvuga batari mu Rwanda, iyo bavuze u Rwanda njya no kubibona ku mbuga nkoranyambaga, abantu bamwe nyine bahita biyumvira Kigali hahandi twirirwa dufotora hamwe hasa neza, hanyuma ibindi abantu byahandi twirirwa dufotora none nibyo koko ku mbuga nkoranyambaga iyo bavuze ngo visit Rwanda ntabwo ari visit Kigali. Ni ukuvuga ngo ndenda kukubaza ikibazo kivuga ngo hari ikindi, hari n'ukuntu noneho usanga abantu ku mbuga nkoranyambaga bamwe bafite wenda ibitekerezo bitari byiza, baba bakomeza gututira abantu ku mbuga nkoranyambaga ibintu wenda bivuga u Rwanda ibigoramye. Nagira ngo nkubaze iyo suku bavuga u Rwanda, ndi kukubaza nk'umuntu usanzwe, noneho nkanakubaza nk'umuntu umaze kugenda ahantu henshi. Iyo suku bavuga, hari umubloga ntibuka izina rye ariko utari umunyarwanda, nawe akora ibintu bya vlogging kuri YouTube, yerekanye ahantu i Kigali, aravuga ati Rwanda the cleanest country in Africa. Umuntu ahita ajya muri comment aravuga ati va muri ibyo by'i Kigali tugenda utwereke no mu cyaro turebe. Noneho ndajya mu mubazi iyo suku mu cyaro iba mu mujyi, abantu birirwa bakubura
abantu hamwe na hamwe utajugunya akantu gutyo mu cyaro, iyo myumvire bayifata gutyo. Ikindi nk'umuntu ugenda amajoro, umuntu ugenda, iyo sekirite nanone batuziho tujya no gutanga mu bindi bihugu imeze gute muri icyo gihugu, nako muri iki gihugu hanze y'umujyi wa Kigali? Byari kumbabaza dushoje utambajije ibyo bibazo. Oya, ntabwo nabura kubaza kuko nabwiye abantu ko dukora ibintu bimwe mu bintu nanjye mba ndi gukora, abantu banabimenye neza. Nanjye mu bintu mba ndi gukuvinga ibyo leta yacu ikora, kuko njyewe nanjye nabashije gutembera ibihugu bitandukanye. Ibyo bintu, hari ibintu byinshi dufite mu Rwanda bitari muri ibyo bihugu, urumva. Njye rero nagira ngo nkubaze icyo kibazo. Mu minsi yashize nibwo nagiye muri ka free day mpuriramo na nyakubahwa perezida wa repubulika. Ndavuga ati ibi bintu hari indi ntarashyiraho, aho twese tugaragara, ukabona ukuntu nyakubahwa agenda, bakagera ahantu agahura n'abaturage bakamubwira ati dushaka ifoto, agahagarara agapozinga bakamufotora. Narabirebye, nubwo nsanzwe ngira iyo passion yo kuvuga reka nerekane igihugu cyanjye, hari byinshi nabonye kandi bidahari. Biba nkaho ariko wakunda uba ufite iwanyu b'abakire cyangwa se hari inzu nziza, ukaba uri proud ko abana mwigana baza kugusura ubiryaho. Nanjye rero icyo kintu nabonye ukuntu perezida wacu ari smart, kwanza n'ukuntu aba yambaye, ubona ko ari umuntu w'umusiporutifu kandi w'umusirimu, ibintu aba yambaye, n'iyo foto ukabona irasa neza. Aho mu mihanda tuvuga harasa neza, wagira ngo hakuburwa nijoro, usibye ko haba hatananduye. Mwese nta muntu utikintu, abantu barabifashe barabizingatiye. Ikindi ndavuga ati ku bintu by'umutekano, perezida yaje, nta muntu yari yaravuze ngo nzaza muri ka free day. Twebwe baduha message ko ari uwa mbere, ari icyumweru ya ka free day, tukajyayo either tukamubona cyangwa tumubone kuko agira inshingano nyinshi. Ariko ikintu cyanshimishije ni uburyo sekirite nawe ubwe ikibyerekana, aba yize mu muhanda agahura n'umuntu waje atabizi. Nta muntu usaka abantu baza bafite bage. Niwumva iyo umuntu ugiye muri siporo ushobora kuba ufite training idafite umufuka, uba ufitemo telefone, wallet, ushobora kugira inzara, ushobora kugira inyota ukanywa akantu ukaguze. Ubwo rero uba ugomba, nta muntu ugusaka. Ikintu cyantunguye ni ukuntu yahuye n'abantu, amafoto abantu barayabonye, bagahura n'abanyamahanga bakamwifotorezaho. Mbese ibintu bishimishije, ntawe bateguje, ntawe bagiranye gahunda. Noneho tubwire iyo suku, njyewe wenda ntabwo ari njyewe ubu mfite umwanya wo kubivuga, kuko hari ahantu wageze ntageze, cyane cyane mu byaro. Ndagira ngo mbwire kuri ibyo bintu bibiri: kurugutura amatwi abantu baba hanze y'igihugu bafite imyumvire mibi, kuko ngenda bivuga nubwo ndi umunyamakuru ndi kukubaza, ariko ndi kubivuga nanabihamya ko dukora ibintu bimwe. Ubabwire rero, ubabwire ati mu Rwanda bigenda gutya, wabonye abantu ubuzima babayeho mu cyaro, ubuzima bwo mu mujyi wabuze bikavukiye. Tugereranyirize ku mutekano n'isuku, kuko nibyo bintu tuzwiho cyane. Icyambere kugira ngo binasobanuke neza, nakubwiye akazi nkora. Ndi umufundi ku gikwa, ndi umukanishi mu isarubeti, ndi umubaji. Urumva rero ntabwo ndi umunyapolitike ngo ngiye gusigiriza, ariko ahantu hose maze kugera mu cyaro, ahantu hose maze kugera ngenda, iyo suku iragaragara. Ndaguha ingero. Iyo ugeze, dufata urugero nk'ubu ngubu, ni mu karere ka Karongi, mu murenge wa Murambi, mu kagari ka Shyembe, agasantere k'ubucuruzi ka Shyembe, mu mudugudu wa kugira ngo ni Nyabihanga, uri hagati ya Nyabihanga, agasantere kari hagati ya Nyabihanga n'umudugudu nibagiwe ukuntu ubundi witwa, bimaze kuba myinshi. Ako gasantere gafite, karakeye ku buryo ntabwo ushobora kubona umuturage wajugunye ikintu hasi. Buri imbere y'umuryango hari puberi ya buri duka. Ni ukuvuga ngo rero n'abaturage bo mu cyaro bamaze kumenya
kumenya nyine akamaro k'isuku. Icya mbere ntabwo isuku iri mu Rwanda, ntabwo navuga ko isuku aba baturage bafite ari isuku yo guhatiriza, ni isuku bazi akamaro kayo. Iyo umuntu aza akamaro k'ikintu aragikora kubera ko akizi. Ahantu hose rero maze kugera, udusantere twose maze kugeraho, icya mbere usanga nk'agasantere abacuruzi bose bafite barasize amazu y'ibara rimwe, ugasanga buri mucuruzi afite puberi, ku buryo hari naho ugenda ugasanga bafite tuwarete publique, imisarani, ubwiherero rusange, aho ugenda ukishyura ijana ukajya mu bwiherero. Kubona umuntu wihagaritse ku muhanda cyangwa wakoze ibintu nk'ibyo ngibyo bidashoboka, nabo bamubona bakamuseka. Ingero ni nyinshi naguha zigaragaza isuku, ko mu cyaro isuku naho irahari. Isuku naho irahari kuko niyo uganira n'abantu, niyo ugenda, niyo uhageze, ntabwo ushobora kugera ahantu ngo ubone hari ahantu harunze amashashi ku muhanda, hari ahantu hari umwanda. Ntabwo bihari. Hari ahagenewe kujya umwanda, ugasanga abantu barabyubahiriza, barabikora, ugasanga n'abanyacyaro barabizi iyo suku yuko bagomba kwiga, bakaba bamaze kubona n'akamaro kayo. Ibyo ni ku bijyanye n'isuku. Ubwo nari rwa rugero rumwe, wenda n'ahandi hose nagiye ngera ugenda usanga isuku bagenda bayitaho, bayihagurukiye. Hanyuma wenda wakenera n'izindi ngero nazimuha nyinshi, n'amashusho arahari akareba, nawe akirebera, akajya no kuri TikTok cyangwa kuri YouTube, akajya kuri channel yanjye akareba aho ngenda nyura hose. Imihanda irakeye, ntabwo ari imihanda y'i Kigali gusa ikubuye, n'imihanda yo mu cyaro irakubuye, kuko hari n'abakozi, hari politiki y'u Rwanda nkunda ngewe y'ubudehe. Usanga abantu bari mu cyiciro, kera cyari icyiciro cya kabiri, icyiciro cya kabiri bahabwa akazi bakajya gukora ku muhanda, bagatera ibiti ku muhanda bakabibagarira, ugasanga umuntu afite metero runaka agomba gukora ku munsi, agataha ku kwezi akazajya gufata umushahara ku murenge. Ugasanga rero ibyo bintu bituma yasuku nyine no mu cyaro ihahora, n'imihanda yo mu cyaro ugasanga irakeye. Ubu imihanda yose barayikora. Hari ubushize ntaragiye, nabyo biri kuri YouTube no kuri TikTok, urugendo rwanjye ujya ku musozi wa Mukingi. Umuhanda naciyemo w'umusozi wa Mukingi, hari ahantu hamwe amazi yatwaye umuhanda, naho ndahagera nkahafotora. Ariko ahandi hose ugenda usanga nyine buri muturage uri muri icyo cyiciro afite ahantu agomba gukora, akazajya guhembesha. Ugasanga umuntu afite metero runaka agomba gukora, agomba gukubura, agomba kuhakora neza, nta binogo biri mu muhanda rwose. I Mukingi aho ngaho impamvu nari mavuze no ko hari ahantu bitaga mu ngendo mbi za Mukingi. Iyo uzamutse mu musozi munini cyane, iyo uzamutse hari ahantu hitwa mu ngendo mbi za Mukingi, nawe iyo uhageze usanga n'ikinogo, haba hari umuntu ufite izo metero nyine akahatunganya, akahakora n'ikinogo, akagisasira neza, agashyiramo utubuye, agashyiraho itaka, ugasanga hose harakoze ku buryo imodoka igenda neza nta kibazo. Ibyo ni ku kijyanye n'isuku. Hanyuma ku kijyanye n'umutekano, hari amavideo mba ngenda nijoro. Hari aho ngera ugasanga agasantire ndayemo nta resitora ihari, wenda nk'iyo nagize ubute bwo guteka cyangwa nabuze uko mpaha, binsaba ko njya mu kandi gasantere. Hari video nafashe icyo gihe bandangiye akandi gasantere kari hakurya ku wundi musozi cya mu gishanga, hari nijoro, hari TV, numvaga nshaka kunywa TV. Barambye bati kara hariya hirya habaye abantu bateka TV, nujya urahasanga TV. Batangira kwiteka ryabo, namwe batangira kwiteka saa 11. Ba mu gasantere nari ndimo kurumva nta TV yari hari, njya gushaka TV. Kandi ntabwo nari buyiteke, nasanga byabura ku gasipe ya gaze yanjye nyine nikoresha ibikenewe cyane. TV nashaka kunywa gusa byo kurira kisa ko numvaga nishaka. Nambuka ndagenda njya kuri ako gasantere, kandi tunywa TV tuganira n'abantu bigera saa 2 z'ijoro. Nahavuye hagati ya saa 2 n'igice na saa 3 n'igice, nibwo nahagurutse aho twari twicaye, abantu bose batashye. Haguruka ndambuka cya gishanga najemo, ntahakuwa musozi wundi, nta kibazo. Ikibazo cy'umutekano cyo rwose kugeza ubu ngubu nta hari ndahura n'ikibazo musanze, wenda hari umutekano mukeya, hari ikiyoya. Umutekano rwose wagenda mu gitondo, wagenda nijoro, kuko hari aho bisaba kuzenguruka kubera urugendo rurerure, hari naho bisaba gutaha bwije, hari naho ngera bwije. Ikibazo cy'umutekano rwose mu Rwanda ntabwo gihari. Ntabwo navuga ngo hari ikibazo cy'umutekano muke ahantu runaka ku buryo wagira ufite ubwoba. Nta kibazo cyane ko mameze n'igikapu.
wameze n'igikapu ari umutekano mukeya buri wese yakwifuza kuza gutwara icyo gikapu. yakwibaza ibintu ahubwo usanga ikibazo ahubwo nkunda kubona ni uguhura n'abantu kwa ngo nzajye kuganira nabo tuganire bo baba bafite ubwoba bw'icyo gikapu cyajya ahubwo bavuga bati none uyu muntu yaje kutubuza umutekano wacu twari dufite. Nicyo kibazo ahubwo ngiye mpura nacyo, ugasanga birasaba ko nsobanurira umuntu yuko ntari buteze umutekano muke ahubwo ngiye ntabwo ndi buhungabanya umutekano wawe kuko mbasanze mu mutekano uhagije baravuga ati ko se nicyo gikapu cyawe ubwo nta kintu kigutwayemo ukaza kutubuza umutekano. Usanga umutekano rwose abantu bamaze kumenya akamaro kawo, buri wese ni ijisho rya mugenzi we, buri wese yifuza amahoro akayifuza n'undi amahoro. Kugira ngo umutekano aho maze kugera hose ntabwo ndahura n'imbogamizi z'umutekano. wenda abantu rimwe na rimwe babikora ku bushake nabo babizi, abandi bakabikora nta consultance bakoze, nta wigeze ahaza ngo arebe aho hantu bavuga uko nguko. Ngewe nigeze kuvugana n'umuntu nabi sinzi igihugu abamo, nge akenshi ntabwo nkunda kubimenya, gusa nyine YouTube urabizi birangaye. Naguye kuri video y'abo bantu bari bakoze video kuri video conference kuri Zoom bayishyira kuri YouTube. Nanjye nijyaho umumama umwe araza avuga ibintu ukuntu ngo mu Rwanda abantu benda ngo gupfa, bavuga ngo imidugudu ngo yaje ngo akajyamo ngo hano i Kigali ngo abantu bameze nabi ngo bagiye gupfa. Ndamubwira ati ngo yabonye abana ngo batambaye ngo imyenda, ngo imyenda yarabacikiyeho ngo nta nkweto ngo amavunja. Ndavuga ati koko ntunavuze ahandi hantu uvuze Kigali se ninde ugenda yambaye ibirungo, kireka byibura wenda umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe. Ariko ibintu mu Rwanda hari ibintu bihari biciriritse n'inkweto zirimo, inkweto utaba wambaye inkweto zihenze, ariko kamambiri ni inkweto za bodaboda, ni inkweto abantu barazambara. Kandi tugomba kumenya yuko hano muri Afurika turakiyubaka. Iki gihugu ni gishyashya, gifite imyaka 28 niko twavuga, kuko almost nk'umuntu mukuru nkanjye nzi uko hasaga, nzi uko hari hameze muri Afurika. Jya muri Uganda bamaranye imyaka igera muri za 80 na perezida. Mu Rwanda nta muhanda w'ibisoro tugira ucukuritse. Mu Rwanda mbese urebye hari impinduka nyinshi zabaye. Hari impinduka nyinshi zabaye. So iki kibazo rero ntabwo nari bugisimbuke, ko n'undi muntu wese twahura, kuko no mu nshingano ngewe nifiteho ni ukwerekana ibyo byiza, ariko umuntu akanavuga baravuga. Wenda byo ntabwo ngewe mbijyamo cyane, icyo ngewe nkora ni ukwerekana amafoto akivugira n'amashusho. Gusa muwe n'umushyitsi nkawe ntabwo nabura kubaza icyo kibazo. Rero wenda ukiraho ugiye kugufasha akandi. Ntabwo ndabyita ishyari, reka mbyita ishyari. Ntabwo ushobora kubona ishyari ryose ribaho kubera yuko hari ikintu umuntu akunda kuri wa muntu agira ishyari rye. Ni ukuvuga ngo ukabona ngo iki kintu arakindusha, iki kintu akindusha. Noneho iyo udafite umutima wo kwihangana no kunezezwa n'ibyiza by'abandi, ugwa muri icyo kintu nakwita nk'ishyari. Umuntu akaba abivuga gutyo kuko atari we wabikoze, atari we byitirirwa ibyo bintu. Niba bavuze umutekano bavuga ati perezida w'u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda, abapolisi b'u Rwanda, daso z'u Rwanda bafashe uwo mutekano mu ntoki, nibo batuma uwo mutekano uboneka, barakoze. Noneho kuko wowe utarimo kandi nawe wifuza yuko wagaragara muri wakwitwa nawe wagiramo uruhare kandi abantu barabikoze, wowe ntabwo wari urimo, ukabona nta n'uburyo uri bujyemo. Noneho ukavuga uti n'ubundi ugashaka ikibazo ukavuga uti n'ubundi ni bibi. Ni uko nguko ngewe nabyita. Ni ukuvuga ngo uyu muntu nawe burya abantu bakora barebera gusa muri icyo cyo kuvuga ngo uyarwanya u Rwanda ni mubi, oya, ahubwo bazahindure barebe no muri icyo cyo kuvuga ngo
waje nawe ugafatanya n'abandi ariko ukajyamo. iyo politike ntabwo iheza Ngewe sindi umunyapolitiki nanjye, ariko hari ibyo tuba tuzi. ntabwo ibyo bitindaho gusa. Icyo nicyo ndi kuvuga. Impamvu ndi kukivuga ni iyi. Impamvu ndi kukivuga ni uko nko ku bijyanye n'umutekano, gahunda ndimo yitwa n'amaguru. Tembera u Rwanda. Ntabwo ndi mu modoka, ntabwo uri mu ntabwo ndi mu gifaru, ntabwo ndi kuri moto, ntabwo ndi ku igare wenda ngo nihuta. Ni ukuvuga ngo mba mfite igikapu. Ni ibintu byo kukubwira nanjye ntekereza, niyo ndi kugenda ndabitekereza. Mba mfite igikapu kiremereye kandi icyo gikapu kiba kigaragara. Uretse no amafaranga yo ntabwo bashobora kuyabona mu mufuko kuko amafaranga asigaye kuri telefone, ariko y'ibikoresho niba umuntu agutwaye gaze akagutwara amasafuriya ni ibintu ashobora guhita agurisha aho ngaho akabona amafaranga. N'igikapu ubwacyo kiba kigaragara uko kingana, kiba kigaragara ngo harimo ibintu byinshi. Aho ngenda aho ngaho hose mba ngifite. Uwumva wenda bifiteho impungenge yajya kuri YouTube akareba video zanjye, akareba kuri TikTok, akareba kuri Facebook, akareba kuri Instagram no kuri Twitter. Igikapu mba ngifite. Hari naho ngera nkagitereka nkajya gufata amafoto hirya kubera wenda nshaka kwicara ku rutare ngo nanjye nifotoza agafoto k'urwibutso nkagisiga aho ngaho. Abantu nibura hari umutekano muke, umuntu yakwifuza gutwara icyo gikapu. Uhere ku bisambo wenda bisanzwe, kuko uw'amasasu wo ntaho, uw'amasasu wo ni urundi rwego. Uw'ibisambo bisanzwe byiba bishikuza bigira gute yakwifuza gutwara icyo gikapu. Ingendo nkora, dufate urugero rworoshye. Ejo bundi kuva Nyanza wagurutse harakubigera ukagera mu Ruhango mu mujyi ni ibirometero 18 n'ibice 7. Ibirometero 18 n'ibice 7 ni urugendo rurerure n'amaguru. Abo wahuye n'abantu benshi, wagira ushobora kugiramo ikibazo. Ntabwo mbyifuza, ariko hari umutekano mukeya, ikibazo wakigera. Dufate urugero kuva aho bita ku Ruzi, ni mu karere ka Ruhango, aho ngaho nyine yita Nyabukono. Kuva aho ngaho kugenda kugera aho bita mu Birambo, abantu barahazi. Ni imihanda iri mu musozi, ni amakorosi ameze gutya, haba harimo abantu bakeya. Ni ibirometero birenga 5-6. Ushobora kugiriramo ikibazo, ari ikibazo cy'umutekano muke. Ahubwo Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa ngo guteza umutekano muke ngiye bimariye iki. Nicyo kintu maze kubona. Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa ibyo bintu, babivuyemo, bagiye mu rundi rwego rwo gushakisha ubuzima. Buri wese arahatana no kugira ngo arebe ko ejo heza he hamera neza. Rero kujya umuntu ahora abwira ngewe muri n'amaguru tembera u Rwanda, ntabwo ndi kubwira abantu ngo yes nababwira umutekano urahari mu Rwanda muze mutembere, ariko ntabwo nkiri muri urwo rwego rwo kubwira abantu ngo umutekano buri munsi. Hoya, umutekano urahari, urahagije, ahubwo muze musure ibyiza by'u Rwanda. Icyo ngewe ndiho nono, muze twirebera u Rwanda turyoherwe, tumererwe neza. Icyo ngicyo nicyo navuga. Naho ku muntu ujya wenda kuri internet akajya kuvuga ko Abanyarwanda bambaye ubusa, Abanyarwanda bagize gute, hari n'ikindi kintu kiba muri kamere muntu uwo ari we wese. Impamvu uzi uwo ari we wese nuko ndaguha ingero nkeya. Ntabwo buryo kubona umuntu wanyuzwe n'ibyo afite biragoye. Nabivuze kare, umuntu agira imodoka akifuza indege, ukagira moto ukifuza imodoka, ukagira igare ukifuza. Duhora mu kwifuza. N'ikimenyimenyi navuga wenda nk'ubu ngubu, n'ejo nahoze ndeba amakuru, nageze hano i Kigali ndeba amakuru, Abafaransa bari mu myigaragambyo kandi bari mu Bufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa wenda ntibagize amahirwe yo kukigeramo, cyangwa hari undi muntu uri kutwumva wakigezemo azi ukuntu kimeze. Bahitaga ville de lumière. Ubu bari mu myigaragambyo, barasaba ko haboneka. Ejo bundi habaye imyigaragambyo muri Sudani, bakuraho perezida wari uriho kubera umugati. Habaye intambara muri Libya. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ngo kwifuza kwa muntu ntabwo kujya gushira niyo wamuntu bimeze. Nuvuga ngo rero ushobora kuza ahangaha kuba ugamije gushaka ikibi mu bantu. Nanjye ushobora kumbaza uti bimeze gute, mfite ibyo nkeneye. Bavuga ni kuba ntafite inzu nk'abandi, nanjye inzu ni ibindi. Kuba ntafite gaze nterurane n'imvune, kuba ntafite ihema ry'abantu batatu, kuba ntafite iyo kamera, rwose ni ikibazo. Leta y'u Rwanda ifashe nabi, nuko mbyumva. Nuza kushaka umuntu rero umushaka icyo kintu kiri negative, urakibona. Ntabwo Leta y'u Rwanda ifashe nabi. Ntabwo kuba ntafite kamera wenda no kuvuga ko Leta y'u Rwanda yagombye gushaka kamera. Kuba umwana atambaye inkweto, hari ikibazo cyatumye atambara inkweto. Nk'ubu umubaza ngo kuki utambaye inkweto,
ari gusanga wenda avuye gukina umupira yari afite bodaboda arizo yari yambaye akazikuramo akajya gukina umupira. Ushobora no gusanga yazitaye, ushobora no gusanga ari kugenda n'amaguru kubera impamvu ze runaka, ushobora no gusanga ntazo afite. N'uyu munsi ashobora kuba atazifite, ariko bitavuze yuko ari ibintu by'ibibazo. Ari abanyarwanda twese muri rusange dukeneye kwifuza kwa muntu ntigushira, ahubwo icyo umuntu yakwibaza bakubaza ngo wowe wabonye umwana utambaye inkweto nyuma yo kumubona wowe wakoze wagiye kuri internet. Ese ubu ngubu uruhare rwawe noneho mu kurwanya icyo kintu cy'umwana udafite inkweto noneho bino ureba abana badafite inkweto 3-4 uzibagurire uvuga uti nanjye muri cya gikorwa cyo guteza abanyarwanda imbere naguze inkweto 3. Ibi byiza noneho bazajya bavuga nawe uzajya wisangamo, ariko ngo ukomeze wicare gusa uvuge ngo iki ni kigenda iki ni kigenda, ntabwo uzabibaza ibigenda byo umuntu abivuga ryari. Natwe turagenda nanjye nirwa ngenda nubwo nacyo ukunde kuvuga nanjye nirwa ngenda. So reka mwite byabuze kuko n'ubuwe by'abantu bazi cyane no ku mbuga nkoranyambaga. By the way, mugende murebe imbuga nkoranyambaga ze, biroroshye, ni byabuze mu kinyarwanda hose uramubona. Iyi sura n'ibiriho biroroshye, ntabwo ari bukubwe ngo namba ngo urebe ngo video yaha naha oya, wandika mu byabuze ukabona uyu mugabo iyo wanditse byabuze wenda ukabona haje mu byabuze benshi, wongeraho n'amaguru tembera Rwanda, noneho bigahita biza byose. Okay, afite abasubscribers bakeya, akora ibintu byiza, ariko kuri TikTok ameze neza. Si ahandi ntabwo ndumva ndahakubona, ntuzi kuri YouTube na TikTok, no kuri Twitter ni byabuze kane. Hanyuma kuri Instagram byabuze 77 n'umwaka navutsemo, ntabwo ko afite imyaka 25, navutse 1977, ni byabuze 77. Hanyuma kuri nuze kuri Facebook ni byabuze Amil, hose ni byabuze. So reka dushimire rero abantu bari badukurikiye kuri iki kiganiro. Nanjye nkeneye inkunga yanyu, kandi kuri iyi si mpora mbabwira mu biganiro byanjye tugomba gufatanya. Twese n'inyamaswa turi inyamaswa, ibyo twita inyamaswa n'abantu twese turi inyamaswa, zo zikitwa inyamaswa cyane kuturusha. Noneho hari uburyo zibamo bwo kubangamirana, bigatuma rimwe na rimwe zimwe zibiburiramo ubuzima. Mbese wavuga ati nta terambere ryazo, kuko zihora zigana kandi ziri ahantu zakagombye gusenyera umugozi umwe. Nimba wenda ari n'indi nyamaswa iva ku rindi shyamba akaza kubabuza amahoro, impyisi n'ihene n'iki bigafatanya, injangwe n'imbeba bigafatanya. Mureke dukorere muri uwo mwuka. Iri ryari itafari ryanjye, nawe kuri wowe urumva nguhaye, n'ibindi nzabikora nimbona ubushobozi bwabyo. Bakore subscribe rero iwawe, nanjye ntibanyibagirwe, kuko nzakomeza mbagezaho ibintu byinshi. Turacyari batoya muri izi mbuga nkoranyambaga, ariko dufite iyo passion. Ibyo nkora nta muntu ubimpembera, simpembwa, nawe niko batubwiye. So twebwe rero turi bamwe, reka dukorere muri spirit y'urukundo. Icyo ufite ugitange, tudafite n'ugitange. Ntuzatume mugenzi wawe nk'uko byabuze agenda aca hirya no hino. Mumuzi cyangwa se utanamuzi, ushobora kugira icyo umufasha gitoya bitewe n'ubushobozi ufite. So murakoze rero, ikiganiro reka tukirangiriza aha. Njye nitwa DJ KJR, cyangwa se uko ushaka, uko waba unzi, cyangwa se Hasara. So tubonane ubutaha, nzongera guhura na byabuze, noneho dufungura kino gikapu, tureba ibintu birimo, yongera kuduha na experience yagiye ahura nayo, atubwira challenge yagiye ahura nazo. So mugire rero impagarike n'ubugingo, tuzasubira ubutaha, kandi nanjye mujye mumukurana ku mbuga nkoranyambaga zanjye, ziba ziriho aho hasi kuri description ya video. Ciao, peace and love.